musumba w'Imana arabagira ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose azima ingoma uwo mwami wanjye. Dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye bihamba mu mazi, maze arazuka rwamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye bihamba mu mazi, maze arazuka rwamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Tubanze dusome ijambo ry'Imana numva Imana yashyize ku mutima wanjye, ryanditse mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 17 n'umurongo waho wa 20. Igitabo cya mbere cya Samweli 17:20. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 17 umurongo wa 20 haranditse ngo, nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo asigira umwungeri intama ze, yenda ibyo bintu aragenda nk'uko Yesayi yamutegetse, arasukira aho bakikije amagare, aho ingabo zahigiraga zigiye kurwana. Nuko Abisiraheli n'Abafilisitiya birema ingamba, urugamba rwerekerana n'urundi. Maze Dawidi abitsa umurinzi w'ibintu umutwaro we, aravuduka ajya mu ngabo, aramutsa abakuru be, akiganira nabo. Muri ako kanya ya ntwari y'Umufilisitiya w'Igati witwa Goliyati arasohoka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangira kwiyamirira nk'uko asanzwe. Dawidi arabyumva. Tube dusoreje aho, turaza gukomeza. Ntabwo ndi bujye kure y'iki gice, turi buze kuganira cyane kuri aya magambo. Mbere yo kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, ndabanza mbibwire kuri uyu musozi ni ubwa mbere mpageze, nibwira ko nta n'abantu benshi banzi, ni bake cyane cyane ko nanjye nabonye ko nta bantu benshi tuziranye. Nitwa Pasteur Alexis Sindayigaya, ndi umugabo ufite abana 4 b'abahungu Imana yampaye. Kera najyaga nibwira mu bitekerezo byanjye ko nzabanza umukobwa nkamwita Debora ariko Imana ibona ko abo 4 b'abahungu ari bo bakwiye kubanza. Debora naramukundaga, ndi mu ishuri rya Bibiliya, batwigishije ubutwari bwa Debora, mvaho Debora yabaye Debora mu kanwa kanjye. Nakwigisha nkigisha Debora, banyita papa Debora nkiri umusore. Nuko ndashimira Imana ko na Debora izamuzana. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Ayo niyo mazina yanjye, ntuye Kicukiro. Ndashimira Imana ko nageze kuri Shiro. Shiro ninjiye aha ndebye izina nsanze ari Shiro, nahise nibuka turi muri Isiraheli twinjira mu marembo y'Ishiro. Numva umutima wanjye uranezerewe. Tugeze Shiro, twageze Shiro mfite icyifuzo kimwe cy'umuvandimwe wanjye uba muri Amerika, yari yarabuze urubyaro. Twinjira Ishiro, oya no kuhinjira gusa, no kwinjira Ishiro. Nageze aha mpita nibuka twinjira mu marembo y'Ishiro. Umutima wanjye wanezerewe, ningira umugisha Imana ikantera iteka nkagaruka, nzababwira Ishiro, mbabwire uburyo izina Shiro
rigeraho rikavuga na Yesu, ugasanga Shiro ibaye Yesu. Imana ishimwe cyane. Tugeze Shiro nasabye urubyaro rwa mushiki wanjye, ndashimira Imana ko yabyaye hashize umwaka abyaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninjira Shiro nahise nibuka imirimo y'Imana, nibuka ineza y'Imana. Ndi Shiro nanezerewe. Ndashimira mushumba w'itorero Bishop kwemera agakingura imiryango tukinjira tukaza guhabwa umugisha. Ubu turi hano twese turi munsi y'amavuta ye, kuko niwe marayika w'iri torero. Ukemeye gushumbwa nawe, imigisha yose niwe soko y'imigisha yacu. Bane guhumugisha. Hanyuma sinabura gushimira protocol, banyakiriye neza nkigera hariya numva najya nkoranza. Bane bahumugisha. Mufite protocol nziza nziza nziza, banyakiriye numva umutima wanjye uranezerewe. Nahise mbona igikwiye ku itorero nyobora. Siko umuntu ashobora kwinjira uko bakwakiriye ugahita uhabwa umugisha bitewe nuko bakwakiriye. Muhabwa umugisha cyane. Reka ndekeraho ntaza kuvuga byinshi, ariko Imana ibaha umugisha. Nanezerewe nkinjira mu ruru rusengero. Turi mu masengesho y'iminsi 40. Mwarakoze guhitamo gusenga. Gusenga niyo bombe yonyine ikora aho izindi zananiwe. Imiryango yananiwe, gusenga kurabasha. Haleluya. Inshuti zanze zakuvuyeho, gusenga kurabasha. Bana ishimwe. Amafaranga yabuse, akazi bakwirukanye, gusenga birabasha. Mwagize neza kubwo gusenga. Gusenga niyo bombe yonyine utuma muri Amerika kagenda igashwanyaguza utahageze wohereje intwaro yitwa gusenga. Gusenga uyohereza muri New Zealand. New Zealand ni kure, ni impera naho giherera, naho isiherera. Ariko amasengesho agerayo agakora ibitangaza, agakora operation. Amasengesho yonyine. Mwahisemo neza gusenga. Imana ibahe umugisha. Abayuda basenze gusa. Uwari muri gereza, reka n'abayuda bonyine n'ababandi b'itorero bagiye inama yo gusenga. Uwari muri gereza warurindiriye gupfa, uwa mbere yapfuye byakunze, nuko ngo yiyongeza ngo ashaka kwiyongeza uwo nguwo. Abitorero bagira umwete wo gusenga, basenze. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho zinjira muri gereza, zibohora uwari uboshye ngo nuko azari muzima, ngo akomanze ngo bagira ngo bararota. Imbaraga z'amasengesho. Imana ibahe umugisha ko mwahisemo gusenga. Umuntu asenga agira ngo biroroshye, akabona biraho ntibikora, ariko rezilita z'amasengesho. Haleluya. Rezilita z'amasengesho. Uwo munsi ugira ngo nta cyabaye. Ariko nyuma y'igihe gito usenga badahari, Imana ikabikemura bahari, yabahamagara. Reka twiganirire gatoya. Turavuga ku ntambwe ubundi ni 7 zo kunesha ibitugerageza. Intambwe 7 zo kunesha ibitugerageza, ariko uyu munsi ntibyanyemerera kuzivuga, ndavuga 4 zonyine. Turasoreza ku ya 4. Intambwe ni 7 zo kunesha ibitugerageza. Wenda nazivuga ariko ntazisobanuyeho, ariko ndavuga kuri 4 zonyine. Kugeragezwa byo nibwira ko tubyemeranwaho ko ntawe bitareba, twese biratureba. Kugeragezwa, waba ukomeye, waba woroheje, waba ukize, waba ukennye, kugeragezwa birakureba. Ariko kandi uburyo tunyura muri ibyo bigeragezo n'amasoko y'ibyo bigeragezo, kumenya impamvu yo kugeragezwa kwawe niko kunesha kwawe. Kuko murakumvise, kumenya impamvu yo kugeragezwa kwawe niko kunesha kwawe.
ubundi ibigeragezo bigira amasoko agera muri 3. Isoko ya mbere ni ikigeragezo kivuye kuri Satani. Ikivuye kuri Satani biroroshye kukinesha, kuko Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Mu kigeragezo wamenye ko ari Satani icyohereje, senga 3 birahagije, uranesha. Iyindi soko ya kabiri ni isoko ni iby'Imana yemera ko biza, kabikingurira ikabyemerera bikaza, ariko igucunda igushakamo amavuta. Hari impamvu iba yemeye kugeragezwa. Ikivuye ku Mana ntabwo gikurwaho n'amasengesho. Mwari mubizi byo, ntabwo amasengesho ari yagikuraho, ariko gusenga ni ngombwa, kuko gusenga kugushyira mu kinya ugaca muri icyo kigeragezo nta mwotsi ukunutseho. Imana ishimwe, ukagera ku munsi Imana yashatse kugeraho. Icyo kizanywe n'Imana gikurwaho n'icyakizanye n'impamvu yakizanye. Imana ishimwe cyane. Gusa ndashimira Imana ko iyo ari Imana yemeye kugeragezwa, ko iyo ari Imana ikunyujije mu butayu igushakira amana. Haleluya. Iyo ari Imana yabyemeye, iyo ugeragejwe mu buryo bw'Imana, Imana iragukavaringa. Ntabwo ijya yemera ko umuntu wayo agwa mu butayu. Uzi ko Imana itwubaka nk'abanyamugi. Nabonye abanyamugi iyo bari kubaka etaje babanza bagakorotiraho ibibati, barangiza kinubizi kavuga imbere ntumenye ikirimo, ariko iyi inyubako irangiye baratwikurura ukanezezwa n'ubwiza bw'inyubako. Imana ishimwe cyane. Impamvu utasebye ni uko yagukavarinze mu kigeragezo. Impamvu abantu batagufasheho ijambo ni uko yari yagukavarinze. Uzi ko Imana ikujyana mu ishuri, wasohoka hanze gato abantu bakubona bakavuga ngo ariko ngo wangurije 100,000 bakakuguza 1,100 kandi udaheruka ikintu gitwa amafaranga mu mufuka. Ni uko Imana yashyizeho, yaragukorotiriye. Ndashimira Imana ko itagiduteza abantu iyo ariyo yadushyize mu ishuri. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mbwirira mugenzi wawe ngo ntabwo izaguteza abantu, uvamo kandi umeze nk'izahabu. Isoko ya gatatu ni isoko ituruka kuri nyirayo. Hari ikigeragezo kiza kuri wowe, ariko ari we soko yacyo. Icyo umuntu yizaniye ntabwo Imana igikuraho, na Shitani nta ruhari bigiramo, ahubwo icyo wizaniye niwe ugikuraho. Wakwibaza uti ni igihe umuntu yizanira? Dufite ingero nyinshi. Kambaho urugero rumwe. Ni umudamu umwe yabayeho mu buzima bwo gukubitwa mu rugo rwe. Uko umugabo aje agakubita, umumama hashize igihe kinini yumva inkoni ziramwishe. Arangije ajya kureba umushumba we, yasengeraga muri Eglise Katolike. Aragenda abwira padiri, aramubwira ati padiri, ati inkoni zaranyishe nta munsi ushira ntakubiswe. Ati none mushumba ngira inama padiri. Padiri aramureba arangije aramubwira ati noneho genda ushaka amazi meza uyashyire mu kajerekani, nurangiza uyanzanire, amazi yashobora kunywebwa. Aragenda arayamuzanira, amaze kuyazana padiri abigenza kwa kunda yahesha umugisha. Arangije aramubwira ati yatware, niwumva umugabo wawe aje ukumva imirindi ye, ugihita usoma ku mazi y'umugisha uyajundike. Hanyuma ntugacire amazi y'umugisha umugabo ataragera mu cyumba. Barangije arabikora, umugabo yakomanga, undi agahita asoma ku mazi y'umugisha. Umugabo akaza agatongana, undi akaguma ku isezerano ryo kudacira amazi y'umugisha. Ashize igihe y'amazi arashira, amazi ashira adakubiswe. Asubiza akajerekani kwa padiri, aramubwira ati bya bintu byarakoze. Ati kuva nabona amazi y'umugisha sinigeze nkubitwa. Ati none ngero yampeshereza umugisha ntazongera gukubitwa. Ese buri ikibazo cyari amazi cyangwa ikibazo cyari akarimi gasemera gasaya? Ari ikigeragezo wizanira, icyo wizaniye uzakikurira. Imana ibaha umugisha.
amen. Eka mbibwirire za ntambwe ntaza kurondogora ko iminsi igenda ishira, ngenda ndushaho kumva mvuga byinshi cyane, ariko ntabwo mvuga bibi. Intambwe ya mbere yo kunesha ibikugerageza, iya mbere ni ukumenya iby'ingororano. Kumenya ingororano. Dawidi ageze ku rugamba, ikintu cya mbere yabajije, yaravuze ngo umuntu uzica uriya Mufilisitiya bazamugororera iki? Motivation ni iki? Kumenya iby'ingororano ni imwe mu ntambwe igusimbutse ukanesha ikintu cyakugeragezaga. Abatubandirije ngo ibyiza byari bibashyizwe imbere, nibyo byatumye bemera kuba mu myobo, bemera kuba ahantu hadakunze, ariko ngo barebaga ibyo bintu byiza. Nibutse umugabo witwa Aburahamu, yaranesheje muri no minsi, ngo yigeze kugenda umunsi umwe aryamye arota umudugudu. Murambura ibiganza dusuhuzanye. Haleluya. Abonye umudugudu, ngo abone ubwiza bw'umudugudu, arangije ahita avuga ngo uhereye none ngo ntabwo nzongera kubaka. Agenda yubaka amahema, akajya yashingura, agakomeza akagenda, kuko yari yarabonye ubwiza bw'umudugudu. Iyo uzi ibyiza bigushyizwe imbere, niyo mpamvu abakinnyi bakina icyunzwe kikaza bagahatana, haba hari ikintu kibashyizwe imbere. Iyo uzi ingororano urarwana ukanesha. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Intambwe ya mbere yo kunesha ibikugerageza ni ukumenya iby'ingororano uzahabwa. Dawidi aravuga ngo umuntu uzica Umufilisitiya bazamugororera bate? Bahita bamubwira ukuntu bazanamushyingira umukobwa w'umwami. Intambwe ya kabiri ni ukumenya imva n'imvano y'ibikugerageza. Kumenya isoko y'ikigeragezo cyawe. Iyo utaramenya impamvu, iyo utaramenya imva n'imvano y'ikigeragezo ufite n'ikivaho. Amen. Kumenya imva n'imvano. Mu butumwa bwiza hari umubyeyi wazaniye umwana Yesu, aramubwira ngo mwigisha, ngo uyu mwana wanjye amaze igihe kinini cyane yikubita hasi afatwa na dayimoni w'igicuri. Ngo igihe cyose amukubita hasi, Yesu aramubaza ngo yafashwe ryari? Byaje gute? Byatangiye gute? Ikigeragezo ufite cyaje ryari? Cyatangiye gute? Cyakomotse he? Iyo utaramenya imva n'imvano y'ibikugerageza ntabwo biva. Dawidi ageze ku rugamba, asanga abakuru be bari mu myobo. Arangije icya mbere abaza iby'ingororano, icya kabiri abaza amakuru y'Umufilisitiya. Aravuga ngo uriya Mufilisitiya utarakebwe, amakuru ye ni muntu ki? Muntu gani? Iyo utaramenya isoko, reka nongere mbisubiremo, iyo utaramenya isoko y'ikigeragezo cyawe ntabwo kiva. Ariko iyo wayimenye, iyo ni intambwe ikomeye yo kunesha icyakugerageza. Iyo utaramenya aduyi wawe arakwica, ariko iyo wamenye aduyi wariwe ntabwo abakikwishe. Abanyarwanda baravuga ngo ibuye ryamenyekanye iribarikishe isuka. Iya mwaravuze ngo icya mbere ni amakuru. Iyo utarabimenya ntibiva. Intambwe ya kabiri, ya gatatu nazivuze niruka, kuko hari iya kane nshaka ko dutindaho. Iyo niyo y'umunsi nshaka ko tuyitindaho, turi mu mpera z'umwaka. Intambwe ya kane niyo turi buze gutindaho. Iya gatatu yo turasoma muri Bibiliya. Aha ni mu gitabo cya mbere cya Samweli. Turasoma ibyo bice byaho 17. Dusome murongo waho wa 28. Bice 17 28. Haranditse ngo maze Eliyabu mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya. Aramubaza ati,
wazanywe n'iki? Mbese bwa butama bwa wabusigiye nde? Wabusigiye nde mu butayu? Nzi ubwibone bwawe, agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no gushungera intambara no kureba intambara. Dawidi aramusubiza ati, mbese ngize nte? Aho nta yindi mpamvu, amutera umugongo yerekera undi. Imana ishimwe cyane. Kuri uwo murongo wa 30, gutera umugongo ibiguca intege ni intambwe ya gatatu ikomeye yo kunesha ibikugerageza. Muranyihanganira, numvise umwuka yanyemeje ko tuganira aya magambo, kandi tukayaganira dutuje. Turaza gusoza twumvise ijwi ry'Imana muri aya magambo, yaba ari mwe turi kumwe, yaba ari abadukurikiye impande zitandukanye ku isi yose. Turaza gusoza twumvise icyo Imana ivugana natwe muri aya magambo. Gutera umugongo ibiguca intege, kureba timu mubana. Timu mubana, ntukabane n'umuntu uvuga ngo biracitse baratwishe. Ntukabane n'umuntu uvuga ngo bazadusohora mu nzu. Ntukabane n'umuntu uvuga ngo nzapfa ndimbwa. Jya ubana n'umuntu uvuga ati irabisohoje. Ejo bundi yambaye minerivare y'umwana, ejo bundi yandihiye kaminuza. Jya ubana n'abantu bavuga ibintu by'amashini. Ntukabane n'umuntu, n'uwumva umuntu avuga ibyo, jya umutera umugongo. Gutera umugongo urucane. Nibutse Mariya yari atwite inda y'umwuka we. Amagambo yabaye menshi, cyari kizira mu Bisiraheli. Amagambo aravugwa impande zose, ngo nuko yumvise uruvugo rubaye rwinshi, ngo ahitamo kwigira mu rukiga kwa Elizabeth. Agezeyo barahoberana. Haleluya. Bagihoberana abana barasimbagurika. Arangije amubwira amakuru meza, aravuga ngo ndabigira gute ko nyina w'umwami Imana ngendereye. Arangije aravuga ngo wabibwiwe n'iki? Arangije agumaho ahamara amezi angahe adataha. Nasomye ijambo ejo bundi muri Filimoni rivuga ngo bibe bityo mwene data, mubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo Yesu. Ujye ubana n'abantu baruhura umutima, kandi uruhura umutima. Tubereyeho eglise, itorero ni famille, n'umuryango. Ukeneye kuza ukagera ku mushumba wawe, ukaryama mu gituza cye, ukaruhuka umutima. Ukeneye kuryama mu gituza cya mwene wanyu hariya hirya muririmbana, akakuruhura umutima. Bibe bityo mwene data, ubonemo umumaro umwami wacu, unduhura umutima muri Kristo Yesu. Uyu mushumba nubwo ari umushumba, akeneye ko mumuruhura umutima. Ntibikabeho ko asuhuza umutima aryamye, niyibuka itorero ngo asuhuza umutima, ahubwo muruhurana umutima muri Kristo Yesu. Elizabeth aruhura umutima wa Mariya, arangije amarayo amezi angahe adataha. Arangije baragumana, baruhurana umutima. Jya utera umugongo urucanege. Dawidi ari ku rugamba, ngo nuko mukuru we araza amurashisha amagambo. Hari abantu bajya baturashisha amagambo y'amateka y'ubuzima bwacu, bagara undi buzima bwacu. Nicyo bamurashe. Yaramubwiye ngo urajya he? Ubutama wabusigiye nde? Nibutse igihe kimwe nabaye umuririmbyi igihe kinini, umuntu yaje kwandikira korari, yandikiye korari asanga ashaka kuririmba, komite irimo ibyiga. Umwahita avuga ngo ariko ngo ntiyari umuboye ejo bundi. Kuba yari umuboye ejo bundi bihuriye no kubaje gutanga umuhamagaro wo kuririmba. Hari abantu badukuritisha amateka y'ubuzima twanyuzemo. Amateka yawe ntawe ahuriye naho Imana ikugejeje. Ejo bundi nibwo nasobanukiwe ijambo rikomeye, namenye ko future yacu ihishwe mu biganza by'Imana. Future yawe, future, ejo hazaza hawe hahishwe mu biganza by'Imana. Niyo mpamvu Yesu ageze i Patimo yabwiye Yohana, aramubwira ngo icyakora nari narapfuye, ariko none dore muraho iteka ryose. Aramubwira ngo kandi imfunguzo ninjye uzifite. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndashimira Kristo ko ari we wenyine ufite urufunguzo. Iyaba ari kanaka urufite. Ibaze iyaba ari kanaka uzifite.
mbabarira ubitekereze, iyaba ari uzifite haba harameze ibyatsi ntabwo bari kwibuka aho igituro cyawe kiba, ariko ndashimira Kristo ko ari uzifite. Niyo mpamvu baroga ukanga ukabaho, niyo mpamvu bagambana ibintu ntibigufate, niyo mpamvu mu kazi bakugambanira ntibakwirukane, nuko ari Yesu wenyine uzifite. Bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, ni ukubera ko ari uzifite. Babarira umubwirire mugenzi wawe, umubwire ngo humura ni uzifite, ni uzifite. Baracuragura ntibigire icyo bifata kuko ni uzifite. Bakora utunama rwihishwa, ayiwe inama bakora aribo bafite urufunguzo, ntabwo ukiyobora itorero, ariko kuko ari Yesu zifite. Mana ishimwe, niyo mpamvu igushingishije amaboko. Mana ishimwe kandi zakwagura. Bishop, ahirwa ngewe umenyanye nawe. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Ni Yesu zifite, ni Yesu zifite. Ayiwe, mwumva uko Uwiteka avuganye nawe. Ni uzifite, ni uzifite. Umva have wabwoba we nimunyihore namara maje pe. Ongera ugasubiremo ngo have wabwoba we, have wabwoba we nimunyihore namara maje pe. Ni Yesu wenyine ufite urufunguzo. Ako kazi urimo nta wakagukuramo, ni Yesu wenyine wabisinyiye. Humura ntabwo buzapfa, ntabwo bugipfuye, ntabwo bugipfuye. Reka kwihoma cyane, niyo yabusinyiye. Niwe wenyine ufite urufunguzo. Ayiwe, muzantumire mu bukwe bugiye kuba hano, bwa burimo akantu, ariko Imana niyo yonyine ibukoze. Iravuze ngo irigwatirije kuri ubu bukwe bwari bugiye gupfa. Hari inama ziri kubwica, ariko ni Yesu wenyine ufite urufunguzo. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Na rwa rubanza ntabwo ruzagutsinda, ntabwo rukigutsinze. Ni Yesu wenyine uzifite. Yesu aramubwira ngo ninjye ufite urufunguzo Yohana, usihogope, ninjye uzifite. Twigarukire kuri ya ntambwe, gutera umugongo ibiguca intege ni rumwe mu rufunguzo runesha ibikugeranya. Hindukira, va aho ngaho, va muri iyo karitsiye y'ibitekerezo, va muri icyo gikundi. Hindukira, tera umugongo ibiguca intege, ahubwo ubona ibiguha imbaraga. Dawidi ngo amutera umugongo yerekera undi, yerekera abantu bavuga ibyiza, yerekera abantu bavuga ko ibishoboye, yerekera abantu bavuga ko izabikora, yerekera abantu bavuga ko ijya yubaka inzu mu mujyi wa Kigali, yerekera abantu bavuga ko igikora amakwe mu mujyi wa Kigali. Amutera umugongo yerekera undi. Tera umugongo urwo rucanege, erekera abavuga Imana. Barahari. Muri Covid iza, tugiye muri guma mu rugo, hari umuntu umwe wabimbwiye, kandi abimbwira ari umudiyakoni. Ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo pastor kara ngo murajyahe kuko abatunzwe n'icya-10 n'amaturo gashobotse. Kandi yarandashe, yarampamije. Arambwira ngo murajyahe kwaka abatunzwe n'icya-10 n'amaturo gashobotse. Ndangije ndagenda mbwira Imana ngo Mana koko karashobotse, n'ukuntu wampamagaye n'inzira nanyuze, nuko hashize iminsi 3 stock irashira. Shumba indatwara bizi,
inshuti yanjye yarazi uburyo meze, nari maze gushinga ikigo cy'ishuri, amafaranga yose ari kuri konte nayavize. Mr. to stock irashira. Stock imaze gushira ndyama mbwira Imana ngo Mana stock yashize, kandi wa mudiyakoni yarambwiye ngo akaba atunzwe n'Icyacumi n'amaturo kashobotse. Ndavuga ntubwo niba kashobotse. Bigeze mu rukerera, umuntu w'inshuti yanjye uba muri Amerika twabanye nyobora urubyiruko, Imana imubuza amahoro, araye ijoro bukeye nsanga yanyandikiye message, arambwira ngo ndabizi neza ko ubuzima bwiwe butameze neza. Arambwira ngo none ngo nkohereje agasukari, ngiye kubona mbona yohereje amadolari 500. Nasanze narebye muri telefoni nsangamo message yanditse ngo hold limit. Arega bana niba mbifurije ka hold limit mu izina rya Yesu. Niba hari aka message karyoha ni ka hold limit, kararyoha. Ayo madolari 500 yangezeho yivunjemo ibihumbi 440 ingahe, sinzi uko babibaze, mbona harimo ayo madolari. Bukeye mbwira umugore ntitujye guhaha, ati turahaha ko nzi ko ntayo wararanye, turahaha iki? Ariko hari igihe kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impondo zikavuga Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ega mabwire ako kantu reka nkababwire karaje. Uzirinde kurebera umuntu mu isura y'igihe harimo none, kuko igihe kikubika mu gihe kikurindirije ikindi gihe. Kansubiremo iryo jambo, uzirinde kurebera umuntu mu isura y'igihe arimo none, kuko igihe kikubika mu gihe ariko kikurindirije ikindi gihe. Hari umunsi ibihe bikora handova ku buzima, hari ijoro ry'amarira hakaba n'ijoro ry'ihumure. Uzirinde rero, ntuzamwibeshyeho ngo umubone none akennye ngo umufateho ijambo. Igihe kikubika mu gihe kikurindirije ikindi gihe. Uzi ko Dawidi cyamubitse mu gihe Dawidi cyamubitse mu gihe nuko Shimeyi amufataho ijambo da. Uzi ko Shimeyi yamufashe ijambo akajya amutuka ngo nuko akongera akiyongeza n'undi musozi akamutuka. Nuko umugaragu aramubwira ati ariko haretse nka mushiti 10 gusa bikaba birahagije. Ariko Dawidi wamenye iby'igihe aramubwira ati byihorere mureke, ni Imana yamungabije ngo anuke. Ibyo bya Dawidi kuba igihe cyaramubitse mu gihe ntibyatumye aticara ku ntebe y'ubwami. Ibihe byari bikoze handova ku buzima bwe. Ibihe bizakora handova, Imana ishimwe. Intambwe ya gatatu ni ukwibuka iby'Imana yagukoreye. Byakubana bike ukibuka ibyo. Iya kane, byakubana bike ukibuka ibyo yakoreye abantu. Yego muri iyi minota isigaye ndabivuga, kwibuka iby'Imana yagukoreye n'ibyo yakoreye abantu. Dusome muri cya gice kandi Igitabo cya mbere cya Samweli, navuze ko ntari buhabe. Ibice 17 umurongo wa 34. Kuri 34 niho tugeze. Haranditse ngo Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe yaragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akananwa, nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisiti arakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Imana ishimwe cyane. Kwibuka iby'Imana yakoze byakubana bike ukibuka ibyo yakoreye Alex. Iyo ni intambwe ikomeye ituma urenga esikariye imwe ukajya kuyi.
nta kintu cyari gufasha Dawidi ku rugamba. Bari bamaze kumurebera mu isura ya kera. Ikindi cya kabiri yari agahungu gatoya kumugenda, kuko Sawuli amubonye yaravuze ngo kumbona uri agahungu gato kumugenda, uriya Mufilisitiya, iriya ntwari y'Umufilisitiya uzayica, urasa n'ugiye kwiyahura. Ariko Dawidi yari abitse ibintu by'Imana. Bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Uburyo uzima bizangana no kunesha kwawe. Uburyo uzima, uburyo Imana ingana muri wowe bizahwana no kunesha kwawe. Dawidi ageze imbere y'Umufilisitiya yarabanje agera imbere ya Sawuli, batanze ripoti. Sawuli aramubwira ati ariko wowe wize se nibura wagiye ku ikosi? Aramubwira ati hoya. None se basi urugamba ibintu byo gukina karate urabizi? Wize ibintu by'umugozi? Kungufu urayizi? Aramubwira ati ntabyo nzi, atari ku mugaragu wawe hari ishuri nize. Dawidi namutinzeho cyane bituma numva umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana urakomeye. Ibyo umuntu acamo ntabwo bijya bikuraho icyo azaba. Kuko na Dawidi kuragira intama kwe ibyatumye ataba umwami. Ibigeragezo unyuramo ntabwo bikuraho uwo uzaba we. Uya uwo uzaba we uzamuba. Niba Imana ishaka ko wiga amashuri yo uzayiga byanze bikunze. Niba Imana ishaka kuba umubosi yo uzabiba byanze bikunze. Ibyo umuntu acamo ntabwo bikuraho icyo azaba. Umugambi w'Imana ni mugari ku buzima. Ntabwo ibigeragezo bikuraho icyo uzaba cyo. Oya, Dawidi niwe cyitegererezo tubona. Uzi ko ikintu cyantangaje cya Dawidi, Imana yamuvuzeho bataravuga, irangije ibona ko akwiye kuzaba umwami. Baje kwimika mu rugo, ise areba abantu bakwiye kuba umwami. Hari abantu bazi kureba igihagararo neza, hari abantu bazi kureba amashuri, hari abantu bazi kureba aho umuntu akomoka. Ariko Imana ndayishima ko itagikorwa n'isoni zo gutoranya umuntu ukomoka. Ntabwo biyitera isoni. Ntabwo Imana biyitera isoni guhamagara umuntu imukuye i Lodebari ikamuzamura ikamugeza ishaka kumugeza. Kandi umva nkubwira ikintu, nubona umuntu Imana yatoranije ikamuhamagara ikamwikwatirizaho, uzamwirinde. Kuko uwo muntu aho uzasanga umuntu yubaha Imana, ujye wirinda kumuvogera. Nta muntu umuvuma, nta muvumo wamufata. Burya nta n'umuntu ujya umuvuga nabi, kuko nubigerageje wese ntagubwa neza. Nusobanukirwa ukamenya ko umuntu Imana yamuhamagaye ikamuvugaho bataravuga, ititaye inkomoko ye, uwo muntu ujya umwitondera, wamuzira. Hari abantu batunze imivumo batazi ahantu bakomoye, ariko bayikomoye ku bantu b'Imana. Dawidi iwabo Isara arebera mu mubiri, aravuga ati ariko Shama yaba umuyobozi. Ahita amuzanye umuhanuzi ashaka kuvangirwa. Avuga ati ariko Imana iramugaye. Azana Aminadabu, nawe yaramwizeye, bari baritoje. Abana bose arabahetura. Nuko umuhanuzi aravuga ati ndavangiwe ko Imana imbwiye ko atari bo. Abana bawe bose nabo. Aravuga ati nabo. Atariko ati haragahererezi kari mu ntama. Nuko umuhanuzi aravuga ati ntabwo turya uwatarazi. Akimara kuhagera ijuru riravivura,
Haleluya. Ijuru riravuga ngo n'uwo musukaho amavuta. Nuko umuhanuzi aragenda amusukaho amavuta imbere y'abakuru be, amusukaho amavuta imbere ya se, amusukaho amavuta imbere y'abize. Imana ntabwo igira isoni zo gutoranya. Niba iguhamagaye yaraguhamagaye. Niba hari ikintu kindema umutima uko Imana yampamagaye mbizi. Kuba yarampamagaye nyimara guhamagarwa, ngiye nahawe inshingano muri 2007. Nari ndi umuhungu muto cyane mfite ibiro 49. Ndeba itorero ngiye kuyobora, nsanga ubwaryo ntiryoroshye, ubwoba buranyica. Ucya mu gitondo njya gusenga, ahise ngira Rusizi, njya mu ishyamba. Ngeze mu ishyamba mura n'umuhanuzi witwa Mamerike. Arambwira tumva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Arambwira ngo ninjye ugutoranije, ngo ngutoranyije batabishaka ariko ndagutoranya kuko nzi kuzangirira umumaro. Irambwira ngo ntabwo taye yawe yagira ikimara, ngo ariko nguhaye ijambo, ngo iryo jambo ngo niryo ntwaro uzarwanisha iteka ryose. Ndashima Imana ko yangabije itorero nkiri mutoya, kugeza ubwo yongeyeho n'inyama. Uyateyeho n'inyama da, ntabwo ngifite 49 yagiye iteraho inyama, ahubwo ubu ndimo ndarwana no kugira ngo bitarenga cyane bikazangiraho ingaruka. Ariko umubyibuho uvuye ku Mana nta ngaruka ziba. Dawidi umuhanuzi amusutseho amavuta, ikintu cyanangaje nuko Dawidi yahise asubira kuragira. Ntabwo Dawidi yahise ajya kuyobora. Amaze gusukwaho amavuta yasubiye mu ishyamba. Hari abantu Imana ibwira ngo bazayobora bagahita baza kubyigana hano imbere. Oya, ntabwo igihe kiragera yabikubwiye nibyo, ariko igihe nikigera uzabimenya, uzumva ikondera. Imana yigeze kubimbwira acuruza muri Kenkayori kera, irambwira ngo nkugize umuyobozi nyereka naho nzayobora. Ndangije mpita nsezera, nshaka umuntu nsigira Kenkayori. Ndavuga nti Imana irambwiye ngo ngiye kuyobora. Ndindira gato hashize imyaka 4 narayobora, nsubira mu kazi, ubuzima burakomeza. Nuko ariko igihe kigeze ndahaguruka ndagenda, kandi Imana igendana nanjye. Dawidi yasubiye mu ishyamba, ariko gusubira mu ishyamba kwe kwakoze akantu. Ageze mu ishyamba nibwo intare n'idubu byaje, ajya mu mavuta. Intare iyo yasaga amavuta yakoraga akantu, idubu iyo yasaga amavuta yakoraga akantu. Amavuta yasizwe iyo yanesheje urugamba rwo mu ishyamba. Imana yamutoreje mu ishyamba, maze kumusiga amavuta, arangije yima ingoma avuye mu ishyamba. Dawidi abwira Sawuli, aramubwira ngo umugaragu wawe naragiraga intama za data. Iyi ntare cyangwa idubu byazaga, narahubukaga nkayicakira nkayica. Kwibuka iby'Imana yagukoreye ni imwe mu ntwaro zituma unesha ibikugerageza. Hari ibintu Imana yakoze byaba bihari, ushobora gusubira inyuma gatoya kanguhe nk'amasegonda. N'abadukurikiye bose, subiza amaso inyuma urebe ko hari ibintu Imana yakoze. Ibyo anko yakoze ubicishemo umurongo, ntabwo ari byo mvuze. Ibyo mama wawe yagizemo uruhare ubyihorere. Iby'inshuti zawe zagizemo uruhare byihorere. Ahubwo ndebera ikintu wumva Imana yaba yarakoze, hanyuma uyibwira uti Imana, uyu mwanya niwo mbonye, noneho mbonye umwanya, reka ngushime. Turi mu mpera z'umwaka, ariko ndifuza ko muri iyi minota mikeya nsigaje, nibura ijuru, iki kirere cyacu kizimagira amashimwe avuye mu itorero. Iki kirere cyane, Mana niyakira amashimwe avuye muri iki kirere. Mana niyakira amashimwe y'abagabo n'abagore bateraniye aha hantu. Mana niyakira amashimwe y'urubyiruko, basore n'inkumi bateraniye aha. Kwibuka iby'Imana yakoze, kwibuka iby'Imana yakoze. Amateka y'urugendo rw'ubuzima bwawe ni maremare. Urwo rugendo warugira umuhanda muremure, ntabwo wawugenda ngo urangize, cyane ko rwari urugendo
rurimo inzira ziterera n'izimanuka n'izitambika, mbega urugendo we. Ariko ndashimira Imana ko yigwatirije ku buzima bwacu uyu munsi turiho, kwibuka iby'Imana yakoze. Niba hari intwari ikomeye yabibwiye Abisiraheli mu gutegeka kwa kabiri, irababwira ngo nimumara kugera mu gihugu, yari ibizi ko ibajyanye izabagezayo, kandi yakugejejeyo. Imana ishimwe ko yakugejejeyo. Imana aho yakubwiye yaba yarahakugejeje cyangwa ntihakugejeje, n'ahandi tuzahagera. Irababwira ngo muramenye ntimuzibagirwe Uwiteka, nimumara kurya mugahaga, inka zanyu n'imikumbi yanyu bigwiriye, muramenye muzibuka Uwiteka, ntimuzibagirwe Uwiteka. Ndifuza ko muri uyu mwanya mu minota dusigara umfashe dukora urugendo rwo gushimira Imana. Njye nahita mbatwara umwanya nkabyivugira njyenyine. Umwaka ushize Imana yankoreye surprise, ntarizi ko byashoboka. Umuryango w'iwacu kwa Nakreti ntabwo twari abantu bashobora kujya ku kibuga cy'indege ngo dukatishe hanyuma twurire indege tugende. Ariko Imana kuko itarobanura ku butoni, upfa kuba waraje mu rusengero birahagije, upfa kuba waraje, upfa kuba waraje, identite yawe yarahindutse, upfa kuba waraje, upfa kuba waraje. Nuko yajyaga bimbwira kera, nkavuga nikoze Imana najya mu ndege mpereye Alex mwene Nakreti. Ariko umunsi umwe ngiye kwibona nibona ngeze ku kibuga cy'indege Kanombe, ndagenda mbona ngeze ku ndege, mpita mbwira abantu twari kumwe nimumfotore. Njya ku ndege ndavuga nimufotore, dayimoni irapfuye, igini rirapfuye, nimumfotore. Nuko zamuka ku ngazi ndavuga nifotora n'indi, igini rirapfuye. Ikibazo ngira ni ikibazo nagize ni kimwe, nabaye nk'umusazi usaze vuba. Umusazi usaze vuba ashyiramo ibikabyo. Nuko ndifotoza mpita ngira kuri stati. Nkize kuri stati ababibonye bati sugiye, ndagiye nuriye ndagiye. Bati se ko wambaye costume, nambaye costume y'umukara nashyizeho na karavati na congo. Barambwira batashwita, abantu bagiye mu mahanga bagenda bambaye amatrenning. Avuga nde biramaze. Niburase ndi nabantu niko hari abo njya mbona bagiye bambaye amakostime, batabona abadiplomate. Nibyo nubwo niho ndi. Bitambitenguriramo ndavuga nta kibazo ngo ni mu badiplomate. Ndurira ndagenda. Hari ibintu najyaga nsoma mu mateka, ngiye kubona mbona ndenze Ethiopia, mbona ngeze Tel Aviv, mbona ngeze muri Israel. Tugeze muri Israel naranezerewe, umutima wanjye waranezerewe. Twacumitse muri hoteli yitiriwe Umwami Salomo, hari hejuru y'inyanja, ngira ngo ni ya Tiberia. Nuko bukeye batujyana ahantu, uwo munsi twahise duhitira i Kaisariya kuri stade ya yindi yaguyemo wa mwami wishyize hejuru akagwa inyo, Herode. Baratubwira bati dore aho yari yicaye ni hano. Abandi bari bicaye aha, izuba rimurasheho kuko yari yambaye imyenda ibengerana. Bahita bavuga bati noneho siwe n'umwami, bati ni Imana noneho neza neza. Avuze disikuru baravuga batavuze nk'Imana. Noneho arangije aribeshya gatoya, abyegereza umutima, arabyemera. Kubyemera egari inyo. Bagiye kubona babona inyo zirajoze aho ngaho, hari umwami baramubura babona inyo. Amateka baduhaye baratubwiye ngo turabizi neza ko hano kwishyira hejuru bingana no gupfa. Bo barabimenye, barabisobanukiwe, bazi ko kwishyira hejuru egare gupfa. Bicisha bugufi, abantu bose wabanyereraho ukagwa, kuko barabizi ko kwishyira hejuru ari ugupfa. Niyo ni principe yabo bazi.
kandi n'ubundi kwishyira hejuru bihwanye no gupfa. Nubwo abantu badapfa ku mugaragaro, ariko kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Twavuye aho ngaho bajya kutwereka ku kibaya cya Megido. Naneshejwe no kubona ahantu Debora yatsindiye urugamba, byaranshimishije cyane. Baratubwira bati hariya kandi kariya kagezi niho Gidiyoni yageragereje ingabo igihe banyweshaga amashyi. Arongera baratubwira bati hariya niho Sawuli yaguye na Yonatani. Turahava turakomeza tujya ahandi. Bukeye ikamvuge hamwe. Bukeye twagiye Karumeli. Uwo ninde uri kugenda? Ni wa wundi. Tugeze Karumeli hahandi Eliya yiciye abahanuzi ba Bayali n'abashera. Tuhasanga ibimenyetso, baduha amateka neza, barabitubwira. Bamaze kubitubwira duhita twigira isusa, turwana n'imyuka, turavuga tuti imyuka ku buzima bwacu, abahanuzi ba Bayali turabishe ku buzima bwacu. Mbega turasenga turisaza. Twishajije ngiye kubona mbona abazungu bari baraho, ubwoba burabishe, mbona barirutse. Ariko nta foto nta cyabaye. Yakwiruka yagera hirya agahagarara agafotora akongera akiruka. Nanejejwe no kugera ku musozi wa Elayono. Ndashimira Imana. Tugeze ku musozi wa Elayono numvaga nabwira Imana ngo none usezerere umugaragu wa amahoro. Tumanuka kuri Elayono twinjira i Getsemani. Tugeze i Getsemani twahagira ibihe byiza cyane. Tuvaho tugenda mu rugendo muri za nkiko Yesu yagiyemo muri wa mugoroba. Ikintu cyambabaje ni kimwe, nuko ku mutambyi twasanzemo gereza muri Mabuso hasi kuzimu. Hari gereza iri special, umanuka ikuzimu niho yari iri. Yesu bamukubitiyemo, bari bafite ibyuma bimeze gutya, bimeze nk'indosho, baramumanitse baramuzirika bamukubita amaguru adakora hasi. Tuva aho ngaho tugenda twinjira ku mva ya Yesu. Tugeze ku mva dusanga imva irarangaye. Twavuye mu mva duhita duhingukira ahantu bateguye ifunguro ryera. Niba hari umunsi wanejeje n'ubu. Ndimo mvuga kwibuka iby'Imana yagukoreye. Ngewe mvuze nanavuga ko gusa kwibuka iby'Imana yagukoreye byakubana bike, ukibuka ibyo yakoreye Pastor Indado, nabyo birahagije. Hari abantu batubereye ibyitegererezo byo gushima Imana. Imana ihimbazwe. Dusenga Imana. Hari ibintu Imana yaba yarakoze mu buzima bwawe. Urugendo rw'ubuzima bwawe uhera igihe wamenyeye ubwenge. Ese Imana yarakoze cyangwa ntiyakoze? Hari ikintu wibutse? Ni wibuka urwo rugendo, uribuka ko mu buzima bwawe umaze kubura ababyeyi, ijuru ryari rikugwiriye, uzi ku isi ishize, ariko Imana irigwatiriza ikubera umubyeyi. Wiga amashuri urayarangiza, iragushingira, ufite urugo rwiza, ntabwo ukiri imfubyi. Ndi nkawe nabwira Imana ngo ndagushimye kwa mbereye umubyeyi. Ukimara gupfakara wari uzi kugiye kuba Kabarore, isi igiye kukubona, ariko ndashimira Imana ko yakwambitse igikwembe cyiza, yaragukavarize, ikubeshejeho mu mahoro, ubayeho uruta abafite abagabo. Imana ishimwe ko yahabaye. Niwibuka ineza y'Imana, uribuka kugeze mu bitaro, abaganga bagusiganiye kandi barabyize, bakabura icyo bakora, bakavuga ngo naho Imana, ariko Imana itaraguhaye kwiseta. Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Wavuye kwiseta mama, urataha. Urataha, umwaka urashira, ibiri irashira, n'uyu nguyu urashize, kuko Imana yigwatirije ku buzima bwawe. Kwibuka iby'Imana yagukoreye. Nabonye batanga amamverope. Hari abantu bafata ziriya amverope akayifata rimwe akagenda akayikoresha n'ibyo ashaka, agafungiramo abantu tubaruwa, akagira ukuntu abigenza. Ariko ntabwo biri ari ibintu byoroshye. Yewe aho kugira ngo nyifate ntazayiha umwanya, nayireka ntazagibwaho n'urubanza.
Envelope itorero ryicaye rigatekereza rikavuga ngo ya envelope tugiye kuyitanga, abantu bazashyira mu ituro ry'ishimwe bazahabwa umugisha. Ntabwo guhabwa umugisha umunsi uzayizana sibwo uzahabwa umugisha. Umunsi uzatekereza, uzafata uwo mwanya wo gutekereza ituro rikwiriye ryo guha Imana, uzaba ubonye umugisha. Abashumba bazabikonfirima. Ariko icyo gitekerezo, Imana ikeneye abantu bafite ibitekerezo byo kwishima. Imana ikeneye abantu bicara bakavuga batari kumana, turabyibuka, turarekonesa ineza yawe. Imana ibuza abantu b'intwari, Imana ibuza abantu bayishima, Imana ibuza abantu bibuka ko yabikoze, abantu barikomanga ku gatuza. Ariko urugendo rwo gushima Imana, kwibuka iby'Imana yakoze. Reka mbasabe, ntaza kwica gahunda cyane, iminota yo ndabibona ko nayigejeje, ariko reka mbasabe kambinginge kubw'imbabazi z'Imana. Muranyemereye, n'abadukurikiye impande zose baranyemereye, aho uri, waba uri mu nzira ugenda, waba uryamye, waba wicaye mu ntebe, mbabarira dukora urugendo rwo kwibuka ineza y'Imana. Aho wamenyeye ubwenge, muririmbyi wamfasha avuga ngo aho twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana. Ntabwo yagutereranye ufite 15, ugize 20 ntiyagutereranye. Aho uri mu rugo rwawe ntabwo yigeze gutererana. Ndashimira Imana itaradutereranye. Niko Dawidi yavuze, yaravuze ngo nihashimwe Uwiteka utaradutanze ngo tube umuhigo w'amenyo yabo. Nyemerera urambura ibiganzo bitinzeyo uvuge ngo nihashimwe Uwiteka utaradutanze. Nihashimwe Uwiteka utaratanze abasore, nihashimwe Uwiteka utaratanze aba babyeyi, nihashimwe Uwiteka ibwo inama zakoranaga, nihashimwe Uwiteka inama ntabwo zageze ku myanzuro. Murakoze. Ijuru ribona ibi biganza, ijuru ribona ibi biganza, ijuru ribona ibi biganza. Wari uwo kwande? Kavukire yawe yari iyihe? Wari mwene nde? Wize mu busabusa. Ndashimira Imana yafashe ibintu bidafite ishusho ku buzima bwawe, yaragize ikabyambika ishusho. Barakubona uri umusirimu, barakubona ugenda, ariko ejo hawe hashize. Ijuru rirahafite, ni naryo rifite ejo hawe hazaza. Imana yaguhaye ntizakikwambura, yabiguhaye yabigambiriye. Niyo mpamvu ubwoba bukwiye gushira, ikwifuzaho ishimwe. Ikeneye abantu barokonesa, ikeneye abantu baha agaciro iby'Imana yakoze. Cyaginda yari ikwishe, kandi koko yari kukwica. N'abashimisite bari bahari, nabo bari babikoze, ariko Imana yabigambiriye. Bibiliya iravuga ngo nukuri uko nabigambiriye niko bizaba, ko nabitekereje niko bizasohora. Niyo mpamvu ugenda. Igihe impanuka yazaga yari yagutwaye, kuko abantu bagiye bakora impanuka bagapfa barahari, ariko ijuru ryarakugaruye rikeneye kushima. Munyemerere shaka ibintu 3, 1, 2, 3 byonyine ubuzima bwawe. Ubike imitwe dusenge. Fata umwanya wo kwitekerezaho, ushaka ibintu 3 mu buzima bwawe, mu mateka y'ubuzima bwawe. Igihe bakwirukanaga, Imana yarahabaye. Igihe bakugambaniraga, Imana yarahabaye. Igihe bagutaga, Imana yarakuraruye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Urinde we wagira diplome kuzi situation wari urimo, Imana ishimwe ko yahabaye. Ndashimira Imana. Imana yarakugaburiye, Imana yarakwambitse. Ndashaka kushaka ibintu 3 biri mu butatu bwera bw'Imana. Kavuga ngo Mana ndagushimye ko wankijije inkota nk'abandiho. Bana Imana yongereye ubuzima, bakaba babizi ko bababayeho ari Imana yongeyeho igihe.
barambura ibiganza babwira Imana ngo turagushimye ko wongereyeho ubuzima. Imana ihimbazwe. Imana yongeye imyaka yo kubaho. Imana yakongeye imyaka. Imana yakongeye imyaka. Niwumva wabonye ibintu bitatu, kimwe, bibiri, bitatu, uzi ko ari Imana yakoze, ariyo yabikoze, haleluya, haleluya, uze guhaguruka mu mwanya wawe, ubanze ubitekerezeho. Ntabwo ari ikigare. Ubanze ubitekereze, uvuge ngo ndabizi ko igihe data na mama bandekaga ari wowe wandaruye. Ubitekerezeho, uvuge uti igihe nari mu buzima budafite ishusho, ndabizi ko ari wowe wabyambitse ishusho. Mana ishimwe, Mana ishimwe yabyambitse ishusho. Mana ishimwe bifite ishusho. Mana ishimwe bifite ishusho. Mana ishimwe bifite ishusho. Ntabwo bari uwo kwifuzwa, ariko Imana ishimwe yaguhaye agaciro. Gasura ufite ni Yesu. Gasura ufite ni Yesu. Mana ishimwe. Kadusenga Imana.